bugufi twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze. Ihangane twe kumuhemuka, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye adupfira. Nyenzi komera utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari ubwo umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Ngenzi komera dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azakubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Ngenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Nanone Mana yacu igira neza, turagushimye turaguhimbaje ko dukunda uko bikenewe ko bwije uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitandukanye, ukaba ushimye ko tugiyemo isaha ngo twige ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Rero reka dusaba umwuka wawe yaratube hafi, aduyobore muri iyi ngingo y'uyu munsi, maze ubwo turabasha kuyumva uko bikwiriye, uhabwe icyubahiro. Ngo duciye bugufi utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Nanone mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ni kuwa 17 Nyakanga 2023, Kristo ni kuwa 18. Tugiye kureba ingingo yo kwa gatatu. Ubwo ejo hashize twarebye ingingo kwa kabiri avuga ngo twari twarayobejwe n'ibyo kamere yacu yifuza. Twabonye uburyo umuntu mu miterere ye, mu mibereho ye, avuka yifuza cyangwa se afite kamere y'icyaha, ariko ku bwa Kristo tubasha gukira ndetse tugahinduka rwose, tukaba bashya, akabasha kuduha ubugingo bushya, ndetse akatwigisha kumwubaha ndetse no kumvira ijambo rye. Rero ku ngingo yo kuwa kane yo kuwa gatatu tugiye kwiga iravuga ngo, ni kuwa 18 Nyakanga, iravuga ngo noneho twazuranywe na Kristo, tuzamuranwa nawe, twererezwa hamwe nawe. Ngira ngo ni ingingo ifite amagambo maremare ariko irasobanutse, ngo noneho twazuranywe na Kristo, tuzamuranwa nawe, twererezwa hamwe nawe. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi kubw'urukundo rwinshi yadukunze, hano ni amagambo rwose asobanutse. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Hano ni mu Efeso igice cya 2:4, aho hano bavuga ngo, hano akoresheje amagambo abari abiri afite imbaraga. Ariko Imana, Pawulo ahindukira akerekana ishusho iteye agahinda y'imibereho y'abari bamuteze amatwi yo mu gihe cyashize, akajya ku kuri gushya kuzuye ibyiringiro kuranga imibereho y'abizera. Noneho batubajije ngo ni mu buhe buryo abizera bagira uruhare mu muzuko wa Kristo, kujyanwa mu ijuru no gushyirwa hejuru kwe. Mbese uko kubigiramo uruhare kubaho ryari? Batubwiye ngo turebe mu Befeso igice ni cya 2,
turareba umurongo ni uwa gatandatu, umurongo wa Efeso igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Haranditswe ngo nuko ituzurana nawe twicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Bataje ngo ni mu buryo abizera bagira uruhare mu muzuko wa Kristo. Ahangaha rero Kristo kubw'urupfu rwe, nyuma yo kuzuka twabashe guhabwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kuko niko Yohana yanditse ngo abamwizeye bose yabaye kuba abana b'Imana. Katwumva icyo batubwira hano hepfo. Twabonye ko Abefeso ari urwandiko rwuzuyemo Kristo, byerekana ubumwe buri hagati y'abizera na Kristo. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6, Pawulo yagura iyi nsanganyamatsiko akoresheje inshinga rukomatanya kugira ngo yerekane ukuri gukomeye k'uburyo butatu ko binyuze mu by'Imana yakoze ibigambiriye abizera ubwabo bagira uruhare mu bintu by'ingenzi byabaye mu mateka y'agakiza gashingiye kuri Mesiya ariwe Kristo. Icya mbere, abizera bazuranywe na Kristo. Icya kabiri, bazamuranywe na Kristo. Birashoboka ko ari byo Pawulo akoresha ngo yerekane uruhare rw'abizera mu kuzamuka mu ijuru kwa Kristo. Icya gatatu, bicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru, bisobanuye ko abizera basangira na Kristo kwicara ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru bashyiranywe hejuru na Kristo. Kugira ngo izi nyigo n'eshatu zisobanutse, icya mbere, Kristo agipfa abantu bose cyangwa se abantu bose bagize amahirwe yo kuzuranwa nawe, kuko buri wese agakiza kari kamukingukiye cyangwa se yari yemerewe kugera ahera cyane akigirira aho Kristo ari. Rero ngo kugira ngo duhe agaciro imbaraga ziri muri byo Pawulo avuga, tugomba gusubiza amaso ku bivugwa mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 19 kugera ku 23, kandi tukibuka ko mu rupfu rwe, kuzuka kwe, kuzamurwa mu ijuru kwe ndetse no kwererezwa Kristo ahabwa kunesha imbaraga z'umwuka n'iz'ikibi zose, zazindi zahoze zitegeka imibereho y'abizera. Umuzuko, kuzamurwa mu ijuru no gushyirwa hejuru kwa Kristo, izi mbaraga nubwo zigikora kandi zikaba ziteye inkeke inyoko muntu, zigijweyo rwose. Ijuru ryarimutse, ukuri kwahinduye isura. Abizera ntibakiri indeberezi kuri ibi bintu byabayeho, ahubwo noneho buri wese ku giti cye abifitemo uruhare, kandi tugashyiranwa nawe hejuru. Bikingura uburyo bushya bw'ibishoboka kuri twe. Dufite uburenganzira bwo guhindukira tukava mu mibereho yo gutegekwa n'abadayimoni tukajya mu mibereho y'iby'umwuka n'imbaraga bisendereye muri Kristo, nk'uko biboneka mu rwaka rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 7. Ahangaha rero aya magambo rwose arasobanutse. Kuba Kristo yaradutsindiye akajya mu ijuru, bivuze ko yaduhaye imibereho mishya, kuko abari muri we bahinduka bashya ndetse bakagira imibereho mishya yerereza Kristo. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ni mu buhe buryo imirongo twarebye none idufasha gusobanukirwa n'ibyo Pawulo yandikira hano? Ahangaha Pawulo icyo ari kwandika ni uko Imana nyuma yo gutsinda ndetse yo gucungura umuntu, igatsinda Satani n'imbaraga ze zose, umuntu yongera guhabwa umugisha ndetse n'amahirwe n'imbaraga bibasha kumwumvisha ndetse kumwubahisha Kristo, agakora ibyo Uwiteka ashaka. Reka rero Imana idushoboze kugira ngo dukomeze kubana nayo kandi tubashe kuba muri Kristo nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye nanone Mwami uhoraho, tugushimiye ko watwitangiye kandi ukadutabara. Ni ukuri ubwo twari dupfuye buheriheri uhabwa icyubahiro. Tugushimire ko twitaho kandi dukunda. Reka utube hafi, utugirire neza. Ni ukuri buri wese uzakurikira iyi video kugira ngo yumve ubutumwa buri muri iyi ngingo, umuhe umugisha kandi umukomeze mu izina rya Yesu. Amen.